Ladies and gentlemen, put your hands together for Isakari. Mbere yuko dutangira ndajya mbibwire nitwa Nigeni Isakari, mvuka mu karere ka Muhanga nakuriye Musambira mu karere ka Kamonyi, ndo umuvantara. Bonane yababereye nziza nkuko nanjye yambereye nziza. Nge yaje mw'uruvanga vanje, mfite mushuti wanjye witwa Gilbert yari yansuye ngo dusangira agakwavu mukecuru yari yahitanye. No, Gilbert ahageze mama aratubaza ngo mushaka ko mbagaburira bigeze, ndababwa wowe duha ibiryo mpaka tubaye ibimara. Hari mu masaha 4 bagakaranze, saa 4 zivaho hajyamo saa 6, hajyamo saa 7 nta kintu aradutangariza, njyaho bari gutegura n'udufiriti. Saa 8 zigeze mbona Gilbert yatangiye kurambirwa. Bigeze saa 10 nanjye ndambiwe, njya kubaza umukecuru no kubera icyo utari muraduha ibiryo bimeze bite. Arandeba arambwa ngo arya wambwiye ngo iki ngo duhe ibiryo mpaka tubaye ibicucu. Ahita ambwira ngo nubundi muri bicucu nanze kubagira byo kabiri. Ndi mu bantu bakeya babwiriwe kuri Bonane. Hari umutipe duturanye iwacu ni Musambira. Haba nyine haratuwe cyane, umuntu wese Kigali naniye niho hana ahita ajya kwibera. Haratuwe cyane, hari umutipe duturanye ni umuproducer akora indirimbo. Aba muri ghetto irimwe amazu menshi cyane, ariko atitaye ko aturanye nabo bantu we akora indirimbo ku buryo hari jya gucurangira ingoma yakoze ukumvira nukamwindagara. Kuko ayiri recordinga hirya hari umuntu karanze indagara mu ndirimbo zikazamo. Noneho akunda gukorera abaraperi, buriya hari ukuntu twe umuntu naniwe gukora mu rwacararapa. Akorera abaraperi cyane, yari arimo arakorera umuraperi, ariko uwo muraperi indirimbo ye yari imeze nka zino brage twita improvise, ujya uza hano ugahita ubona Melissa ukamuvugaho, ugahita uvuga kuri Franco, tuzita ne improvise, ni ibintu uvuga ko kanya. Nawe yari afite indirimbo yitwa Intare, ariko wabyumvaga irangiye ko ari intare. We yatangiye avuga ihene, akaza agahita kureba ngo uri ihene, ngo runaka uri ihene, ngo nawe uri ihene, ngo producer nawe uri ihene, ngo mama wambyaye nawe ni ihene, ngo daddy nawe ni ihene, arimo aranarapa amahene ye. Noneho hari umukonyi nuba muri icyo gipangu afite inka, na yarayireba inka ya Jofure, ngo iriya nka ya Jofure nayo ni ihene. Ibintu byari amahoro kugeza yisi inka ya Jofure ihene. Jofure yaramututse ibitutsi bya karangaza bimarayo, ageze mu byo mu nduga abicagashije turamwiyama ngo dukoreshereje imitungo utabyemerewe. Uri kutuvugira udututsi. None bakomeje kuburana, aramubaza ese ubundi wowe uri iki? Ngo nge ndi intare, ngo banyita intare, ngo ngewe ndi intare. Tumaze kuvuga intare nka 40 indirimbo yenda kurangira, imbwa yarandirodiramuka. Intare iti sheshu rumeze. Areba producer aramubwira ngo kuki utambwiye ko hano habimbwa. Producer nawe yari yafashwa amubwira rap ngo nari nzi ko naritinya imbwa. Ahita amubwira ngo nge ndi intare yo mu muziki. Buriya abastari bo mu Rwanda hari ikintu, n'ubu uri umusitari mu Rwanda, ikintu kizakubwira ko uri umusitari bazakwita umutinganyi. Uri umusitari mu Rwanda ntibakwita umutinganyi, isura yawe wikemangwa. Ndabeshya? Yuhu! Ahantu niho nireba sinitera isoni, sinirambirwe, banza babanye ditinze. Gusa hari ikintu nakuntu kano kantu mwajya mugakuramo cyane ko mukakaringaniza. Kantu kakazuru karabangama muri screen, kaba kafashe umutwe wose. Ahantu namenyeye ko imitomo ibeshya, njya mbwira sheri wanjye ngo sinahumeka namufite. Kugira ngo rebe ukuntu iri zuru ari rinini do, nurifata gutya ukaza ugashyiraho hano, ubu Melissa namupfuna.
murakoze cyane ndajya nsoreze ku kantu. Hari mushuti wanjye ni umusinzi ariko ntabwo ajya yemera ko yasinze iyo yanyoye. Twavuye mu kabari kujya dutestinge koko ko inzoga zitamufata. Tumwereka ahantu mu kirahure turamubwira ngo uriya muntu uramuzi, tumutungira urutoki. Arangije aravuga ngo uyu muntu ndamuzi ngo sinahoze mubona mu birahure byo mu kabari. Ngo no mu icupa nanyweragamo narebaga nkamubonamo. Gusa ariko uwo mutipe yajyaga ajya mu kabari bakamwiba, bakamwishyuza amacupa atanyweye. Bibaho cyane abantu bajya mu kabari. Ngende umu ADPR mvuka mu muryango ukijijwe ariko ndashungera, njya mu kabari ngiye gushungera. Abantu bajya mu kabari hari ukuntu bakwishyuza inzoga utanyweye. Uwo mutipe yahise yiga umutwe, yajya afata icupa akazinga ipantaro, yafata irindi agahita azinga ipantaro. None hano twamenyeye ko agira ubugugu, yakuguriye azinga isogisi, ntabwo bakiri kuzinga ipantaro. Nabyo rero byajemo ikibazo, akajya azinga ipantaro yanyweye agapeti bakamwishyuza icyuma. Ahita yigira inama, iyo yanyweye agapeti azinga ipantaro, yakugura akazinga isogisi, yagura icyuma agahita azinga ishati. Yakoze cocktail ahera hano azinga, ku buryo iyo muhuye mu gitondo avuye kunywa ugira ngo yanyuze mu kiziba, aba yazinze imyenda yose. Gusa icyo gitekerezo cye numvisha nyine hari ibintu cyakemura mu gihugu. Bino bintu birirwa baduhisha mu twuma, nge nigeze guhuha mu kuma nari inyama z'imbwa igikondo aho gusona karamoka. Nagahushyemo niririye nyama z'imbwa aho gusona karamoka. Ariko nahise nibuka wa mugani uvuga ngo Imana irebera imbwa nihumbya. Sha ubanza yarahunyije, igikondo bazimereye nabi. Noneho ahantu imbwa zibera imbwa, imigani yazo niyo igira sexual racism cyane, kuko baravuga ngo Imana ngo voka y'imbwa imanuka ihiye, imbwa akazi ziritarira. Murakoze cyane, nitwa Isakari. Kabukinga bongera inyana ubwatsi, kabukinga